Abahinzi hirya no hino mu Rwanda bemeza ko kuhira imyaka byongera umusaruro kurusha guhinga barangamiye ikirere gusa. Dutangira guhinga umuceri twari turi hasi cyane. Ubwo umuntu wa mbere yabashaga kugira nk'umusaruro ungana n'ibiro 150. Ariko ubu ngubu umuntu wa mbere arimo aragira umusaruro ungana n'ibiro 600, hari n'ugira 500, uwa nyuma arimo aragwa kuri 300. Igihugu cya Isiraheli ni urugero rwiza rwumvikanisha inyungu ziri mu kuhira imyaka. Hafi 1/2 cy'ubuso bw'iki gihugu kitangana n'u Rwanda n'ubutayu. Gusa kiri mu bihugu bifite ubuhinzi buteye imbere cyane ku isi bukorwa hifashishijwe kuhira. Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto nibwo bwibandwaho cyane muri Isiraheli kandi bugatanga umusaruro ushimishije. Umuhuzabikorwa w'imishinga y'ihuriro Horeko rihugura abahinzi wanize muri Isiraheli avuga ko Isiraheli ari urugero rwiza abanyarwanda bakurikiza. Bafite inyanja imwe ya Galileya cyangwa se abajya bayita ikiyaga cya Tiberiya. Galileya niyo bakoresheje kugira ngo buhire igihugu cyose. No kuvuga ayo mazi abavanye mw'iyo Galileya niho hava amazi yo kunywa, niho hava amazi akoreshwa mu matuwarete, niho hava amazi akoreshwa mu bihingwa. Bakoresha uburyo aya mazi yose adapfubusa. Mu gihe Isiraheli ifite ikiyaga kimwe yifashisha mu kuhira imyaka, u Rwanda rwo rufite ibiyaga n'imigezi byinshi, hakiyongeraho ko imvura igwa igihe kinini mu mwaka. Impuguke mu iterambere ry'ubuhinzi avuga ko aya ari amahirwe adakwiye gupfuza. Abayobozi bakabaye agent of change. Bamwe baragerageza, bafite amafamu, bafite ibiki, nibo bazayobora iyo mpinduka. Niba dufite ikintu dushaka kwereka abantu ko bakora irrigation ufasha amazi y'imvura kugira ngo bizakwire mu baturage, ntago bizakorwa n'umuhindi nk'abantu babyemeye, hazagendera bihagara, ntibizakorwa n'umuzungu, bizakorwa n'abanyarwanda. Abanyarwanda bagomba kubyumva bakabijyana iwabo. Leta y'u Rwanda yashyize ingufu mu bikorwa byo kuhira imyaka kuko n'abaturage bashyiriweho nkunganire muri uru rwego. Umuhuzabikorwa wa Horeko asanga ibikorwa byo kuhira bidakwiye guharirwa leta gusa. Umushoramari wari wese uyu mwanya yafata umwanya akavuga ati ngiye ngiye gushora amafaranga yanjye mu kuhira mu Rwanda. Milimetero n'aya mafaranga nzajya mbuhirira, mwebwe muhinge, muzajya munyishyura sezo irangiye. Bashoramari, abanyamahanga, abo mu Rwanda, mwumve ko amafaranga ntago ari mu kubaka amazu gusa, ntago ari mu kugura amamodoka gusa, ahubwo no mu buhinzi dufite amafaranga kandi dufite igihugu cyiza. Gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 iva 2017 ikagera 2024 ivuga ko ubutaka bwuhirwa buzaba kuri hegitari zisaga 48,000. Muri 2017 bukagera kuri hegitari zisaga 100,000 muri 2024. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali.